njye ntabwo nareka ishuri nubwo nyine byiga bigura ariko yawe nibyo nakubwiraga muze turebe ukuntu twajya twikorera gusa ziriya staff nazivuyemo naze kubona ahantu akaraka nkoza akaraka nkuramo igishoro mpita nicuruza ikinyobwa ubu ngubu we ikinyobwa k'ibihumbi 5 wakigura igishoro urakimuze njye najya mu cyede nkatahe kuko ninjye kuko nakoze imirimo yo mu rugo nogeje ibyombo sibyo bintu naza mbibwira mama ngo niriwe ngo mu cyede ngo nkurire amafaranga Gusa nzabigenze nzarebe uko nzagushakira se igishoro basi uzajya ukora inyishyuro cyangwa umvereza hani iyo miti tugijyana kwa muganga wowe utaye wanyu se njyewe Lucia uri muri iki ahereye kare numva uri mu bugambo ntavuga iki no haruguru haya kwa kwaye ndashaka kukubaza wowe cyakuzanya hanga uze kongera kumurarura yaramaze ku mwana mwiza Christian yasigaye yiga ajya mu ishuri mubwira imirimo agomba gukora none wowe uje kumwigisha ibyo kujya gucuruza umeze ute wa muhungu rega mabuja niyitiraga no ntabwo nkukeneye nta nyigisho z'uburara zo kwiga mu mihanda nkeneye kuza kuyigisha wenyine nuko wowe kumbwira ngo yihitiraga kumbwira gushaka 5 byo kujya kuranga ubunyobwa 5 uzabikurayo n'ibyo kwiba ibihumbi 5 uzabivana he so byo kuza kunyiba warangiza ukajya kwiga mu mihanda urumva uyu n'umwuga mwiza ndashaka ko use nka reba inyambaro reba ibigofero wagira ngo ni bya bisaza byaheye mbese ukuntu kiba cyubitse kubyana by'ikigihe mwabayemo nta bintu birenze nje ciye umutera pisi ngo nabonaga yicara ni umuntu w'inige yanjye nje kumusoza nabirenze bya bigambo byo mu mihanda mwirirwamo mwangoye ibintu n'ibiki ubushigaje no kumwigisha kumwitana se Christian nakubwiye ko ugomba kureba ishuri ugataha mu rugo ugakora imirimo y'abana bagenewe n'ababyeyi babo nta kindi ibintu by'ibingibi byo kwiga mu bunyobwa ubu ukeneye kwiga bikorera bino bintu bacuruza ibinyobwa amarura murenganye se ubundi yareka ishuri ushaka no gukora bino ntago yareka ishuri Christian ndamuzi urabunsa mbese muri gukora ibintu mbere wa ntiyamenye hehe muri uru rugo ntiyamenye no kuzongera gukubona na Christian umwiruka inyuma ushaka kumujijisha umutuka muri ubwo burara ubwo burafite reba ukuntu umeze ubwo bunyobwa ubucuruzi bwakuguye ushaka kugira ngo ndarurire umwana ngo umujyane mu manyobwa umva ndakubwiye ngo ndakwiyamye sinzongera kubona ngaho ubu nawe n'umuntu w'inshuti yanjye nje nkamwihorera ahubwo heza imana hano njye ibinyobwa byanjye ntabwo nkunda abantu ibibobo biza kukoreshereza igihe umunyeshuri yo kuzajya kwiga ngo muri mu manyobwa Christian zongera kukubona ako mama Christian zongera kukubona ugenda n'ibisambo nk'ibi ngibi byirwa bicuruza by'imanyobwa atari igisambo si binini ubu uyu mwana ubona afite ikinyabupfura uzakunda ukagenda umuntu w'umubyeyi uzi ko ntabwo ugakabya nereza ibintu byanjye nigendera mabuja reka ntabyo naguha ntabyo ngaho ibeshye winjira muri inzu y'uko ase tega mubwire wampaye igishoro umuntu yatse igishoro ari shati ukorera ukaza kwenza kwishyura amafaranga ntabwo ibyo bintu byazavamo ndashaka ibintu byanjye nigendera urazana ibintu ubunyobwa ngo uje kwigisha umwana kwiba yibera Christian nawe uraza kuza kunsobanurira aho usigaye uhurira nawe n'abantu uraza kuhanza nyamara ikintu kiri gukoba cyane utwo dukuteri ndeba wambaye fata ibyaha fata sinajya kukubona ndetse urute vuba ariko mana yanjye narabyaye cyangwa naherekeje abana umwana wa yagiye nta no kwanika imyenda ase mama bimeze bite bimeze neza uvuye hehe ko zo gushaka amafaranga ariko nagiye kurambona w'inshuti yanjye barafata bashaka kunyambura imari yanjye bageretseho no kumuri inshuti yawe yihe hano mu inshuti yanjye tujya dukubitana hariya hepfo tugasohozanya ari iruhande rw'ukwamo kwa wa mugore urera umwana atabyaye bajya ngo ni kwa mukasi kigenda nanjye nasanga imirimo irantegereje gusa numva n'inzara imeze nabi kabisa izuba ryarereye nyinshi nta kintu kiri mu rugo se nibwo nkigera ahangaha rwose ngeze ahangaha nanjye ndushye mpita njya kwanika imyenda dore wasize imyenda yari yanukiye mu ibasi noneho nciye umugongo ngo nta n'ikintu kiri mu buse turarya gute tereka ubunyobwa aranyine cyane imbabura utera
ubusubiye saa sita n'uyu munaniro n'iri zuba noneho none ndumva naniwe bitewe n'aho hantu mvuye ndumva stress zirimo zirancana rwose ntuzasubire kuri uriya mugore ngo ni mukadata yabaye kimomo muri uyu mudugudu abantu bose bavuga ko ari umugore mwajyagayo gukora iki koko gusa nta n'ibintu birenze nanjye kubwira uriya mutipe ngo azaze twikorera bino bintu nzamuhe nk'agashoro ninyabona none se urumva yabikwemerera koko urumva yakwemerera ko umwana ajya gucuruza ubunyobwa uriya mugore yigize umusirimu bari banyiciye nanjye sinzi ko nabona uko nasubirayo kabisa ntuzasubiraho ndakwihanira bamurenganya afite mukase mubi kabisa we neza mwiriwe mute Niwe neza. Bite mama mugana. ni byiza amakuru ni meza ariko umva nkuye n'ibibazo wa muntu Bigenze bite se sha? umwana wanjye asigaye yarahindutse ni ukuri noneho mwana yikoreye ikiyede yibonera igishoro ajya kurangura ubunyobwa asigaye acuruza ubunyobwa nta kizerera nka kera Biramaze birita kwirwa wicaye aho ngaho. ariko ahuye n'ibibazo anyuze kwa wa mugore ngo ni mukadata Kagira inkuru. anyuze kwa wa mugore ngo ni mukadata yaragiye kureba Uriya mutindi rero sha amumeneye ubunyobwa aramukubise we igose. umwana wanjye aje afite agahinda gakomeye Yo. ariko ni ukuri ndababaye Sha nanjye birambabaje. Umwana wize ushakira udufaranga bakamumenera ibintu. bakamumenera Iyo utanamuhahiye ntunamureka uti ngaho igendera amahoro. igendera amahoro koko ngo nuko aragiye Uriya mugore Imana izamuha ijuru gusa uriya mugore koko turamukorera iki ko amaze kuba kariya kana ko kazi kari akadedeyi kadedezwa nawe wishakira uturaka two kugira ngo utunge umwana wawe none arabimenye yabizi n'ubuzima mubamo nta n'ikintu akumariye akumeneye ibintu by'umwana ngaho nuko ateye biriya ni imivumo yikurura ni imivumo sinzi ikintu turaza gukorera ubuse mwana we marira yayahoze ntabwo yayahoze ahubwo ibyo guteka njya kumutekera nyine aje anashonje shase mbaye ikisi aje ashonje mbaye iki hano hari amandazi hari isambusa ushaka nk'ubugari ndashaka ibyo kumutekera wenda wampa intoryi wampa n'ubunyobwa n'indagara n'ubugari kuko aje ashonje mutekere vuba vuba ndebe ko yagiye nta kibazo uriya mubyeyi rero murantiza n'akantu ntwaremo dore umva mpise mpubuka n'agahinda n'iki n'intimba y'umwana wanjye nibagiwe n'akamvirope uriya mubyeyi rero nanjye yaranyobeye sinzi ikira mama muganga aho ugenda utekera umwana ariko urakoze wihangana uriya mubyeyi nta muntu agiraga yubaha sinzi icyo twazakora bagiye no kubunyira sore yenga mbereza amafaranga yanjye yenda kuningiye kutegereza nawe ukize hagerayo mba umuntu ufaranga dukeya cyane ndetse sineno ndanaranga tugite uramuciye niho nabibona si aza noneho yanasinze ndaje akundi nyine nganga guca ngaho nabibona Wakiza amahirwe ndabona uyu wa mugabo wacacana kimwe wanyu bitera sawa bakakanga kose kena gushaka ngo bigende gute se jewe rero uriya mwana wawe ndamukwiyamiye mwiyamye wanjye mu rugo wese mwana yaje yabonye acuruza ibinyobwa yabyaye ibitero bye araje gushukira umuhungu ngo nawe bajya gucuruza ubunyobwa birirwa bazunguza ndagira ngo ubaze ngewe iwanjye urabona uriya mwana namureka akajya kwiruka mu mihanda acuruza ubunyobwa ndakwiyamye rwose ugende wigisha umuhungu wawe umwigisha iyo agomba kujya urugo rwanjye ndamubwiye ngo stop kandi nese uri kugira ngo akomeze abe ngo uwawe ugenda uryamishije haraboshye ngaho ari icyo se bwana yaragiye tujya mu kiyede n'icyo gisigayemo yahise we yabonye ananiwe ngo nanjye nyine ndacagerageza ndambwira ko ushyigikiye biriya bintu by'ubunyobwa none se ari wowe azakumarira iki kwirirwa muraryana muratukana muragira gute wagiye ukazamuhereza nawe nangahe akava mu rugo se akakuva mu maso sibyo ndumva uko umwana wawe aribyo wamutoje ndakubwiye ngo kandi bikubwiriye aha ngaha muri uyu muhanda urumva umuturanyi nari inkuzi n'umwana we nari nzi ko wenda ninkubwira ngo umwana wawe arambangamiye mu rugo rwanjye na biriya by'ubunyobwa none ndumva bishyigikira
umva niyongera kungarukira mu rugo ibizamubaho uzaba ubyumva kandi njye nzahamagana n'abashinzwe umutekano ubwo rero urabeho rwose genda nkamwe mwamenyere genda nyine uriya ni ukuri uri kubona umuntu yakubashye nagucinya ayo mabuno urimo kuzunguzaho nibwo uzananabimenya ngaho uzamwisukira guhenyura